ese ni gute wakwita ku ngurube, wakorora ingurube ukayitaho umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3 yose, ariko udashobora kurya inyama y'ingurube, udakunda inyama y'ingurube, udashobora kurya akabenzi niyo kaba ari umuti. Umuntu yababaza atese murumva koko ari ibintu bisanzwe, murumva bikwiye ko tworora ingurube tutazirya, ko tworora ingurube tutazi uko ziryoha, tutazi niba ziryoha cyangwa zitaryoha? Reka tugerageze rwose tuvugisha ukuri. Muraho neza nshuti z'aborozi b'amatungo magufi, mwaramutse neza, muraho murakomeye, nize ko mufite impagarike n'ubugingo. Mbahaye ikaze muri iyi episode ya mbere y'urugendo rwacu ku mirire y'ingurube, ku mirire y'akabenzi. Uyu munsi turarebera hamwe impamvu zitandukanye zituma bamwe mu borozi batarya inyama y'ingurube kandi borora akabenzi, borora ingurube. Turarebera hamwe kandi ko bashobora guhindura zimwe muri izo mpamvu bakarushaho kwishimira umusaruro wabo. Nitwa Uwimana Patricie, nkaba ndi umwe mu borozi b'amatungo magufi, nororera mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Rusebeya. Reka rero tujye imuzi turebe zimwe mu mpamvu nyine zituma aborozi bamwe na bamwe b'ingurube batazirya. Imbere yanyu murahabona ifoto iriho abagabo babiri. Umwe ahagaze mu ngurube nziza zigeze igihe cyo kugurishwa ariko mu maso yarababaye, undi ahagaze mu ngurube nziza zigeze igihe cyo kugurishwa, araseka yishimye, afite n'igisahane kinini cyuzeho inyama z'ingurube. Murabona ukuntu zisa n'iziryoshye. Rero umworozi umwe utishimye namugereranya n'umworozi utarya inyama z'ingurube, akaba azorora nyine avuga ati nzazorora, zakoresha ifumbire, ubundi nge nzigurisha. Mu by'ukuri hari impamvu nyinshi zituma aborozi b'ingurube batarya akabenzi. Turagerageza turebe impamvu 3 nubwo hari nyinshi. Murabona imbere yanyu hari ifoto y'abantu barimo baganira ku mpamvu zituma bamwe barya akabenzi, borora ingurube bakanakarya, abandi bakaba badashobora gukoraho. Impamvu ya mbere turagerageza nyine kuvuga izisanzwe. Hari ukugira isoni. Mu muvugo witwa Indyohesha birayi wanditswe na Musenyeri Alex Kagame, hari aho twumva ko ingurube igira umwanda, ngo yivuruguta mu byondo, ngo yirya kurya ibijumba by'abaturanyi, ngo yikunyuzeho, ngo gutera icyagaze, ngo kuko ngwiranuka cyane bikabije. Ni umuvuga wanditswe wowe unyumva kuri isaha wari utaravuka, nanjye nari ntaravuka, ni kera nuko nyine byari bimeze. Noneho iyo myumvire yo kumva yuko ingurube ari inyamwanda, nta muntu wifuza kurya ikintu kigira umwanda. Niba yumva ko n'akabenzi karyoha, ashobora no kuvuga ati ngenzajya nkarya nihishe, ntazagira umuntu n'umwe umenye ko ndya ingurube. Ariko ibyo ni amateka, ni ibintu nyine twagiye dusoma mu ntuza muri icyo gisigo cy'Indyohesha birayi. Hari ibyo nagerageje gushyira kuri uru rubuga, ariko hari abambwe bati ntabwo tubyumva neza, ndaza kubishyiraho mu rwego rw'indimi. Icyo cyari impamvu imwe. Impamvu ya kabiri, hari kumva yuko nabyo tubisanga mu muvugo mu gisigo cy'Indyohesha birayi, yuko ingurube ziribwa n'abanyamahanga. Dusanga nyine ari abapadiri b'abazungu bazizanye, ngo baraziryaga cyane bakazikunda. Akenshi tugasanga ari nabo bazorora cyane, tukazisanga mu bigo by'ababikira. Niyo twajya no mu Rwanda tugasanga hari umufurere, ntabwo nibuka ukuntu yitwa, watumye tworora ingurube. Ugasanga kenshi ni ingurube za padiri, ni ingurube z'abazungu. Noneho turi no kuzorora, hari ukuntu njya numva kuri radio abantu bavuga ngo ni mworora ingurube zigira amafaranga, dufite isoko rigari, isoko rinini mu baturanyi. Atega amatwi kugira ngo numve ko bavuga ngo dufite n'isoko rinini imbere mu gihugu. Wapi? Ni mu baturanyi, ni nyuma y'imipaka, ubwo ni muri Kongo. Icyo ni ikintu, ni kimwe mu mpamvu zituma abantu aborora ingurube
bakaba batashobora kuzirya. Indi mpamvu ya gatatu rero ni ibyerekeranye n'umuco cyangwa se idini. Kanibande ku idini. Hari ukuntu muri Bibiliya handitse, ntabwo njye kuba nashatse umurongo waho nibagiwe, munyihanganire, bakatubwira ngo haleluya, ngo Yesu ngo yahuye n'umuntu ngo ufite abadayimoni, bahurira ahantu bahuriye hari n'umuntu worora haragiye ingurube. Ubwo wenda sinzi niba ingurube zabo zarabaga ku gasozi, sinzi ukuntu umuntu yaragira, ntabwo mbizi, wenda birashoboka. Noneho ngo Yesu ngo abwira uwo muntu, amukura nk'amadayimoni, umuntu ufite abadayimoni nyine, Yesu amukura nk'abadayimoni, ahita ayohereza mu ngurube. Ingurube zimaze kwakira abadayimoni ngo zirirukanka ziroha mu nyanja. Nta hantu handitse muri Bibiliya ko zageze mu nyanja zikoga, zikarokoka, zikagaruka ku isi. Ntekereza ko zapfuye zose, kubera iryo jambo gusa yuko Yesu yohereje abadayimoni mu ngurube. Abantu bafite imyumvire yuko ingurube zose zirimo abadayimoni. Ingurube Yesu yashyize nk'abadayimoni zarapfuye, zarashize, ntabwo zigeze zirokoka namba, zaguye mu nyanja. Ahubwo twagonye kwirinda kurya amafi, kuko niba ingurube zarageze mu nyanja hanyuma nyine zigapfiramo, bivuze ngo amafi yaziriyeho. Hanyuma reka nero kubitindaho, nawe ngiye mu bindi. Muri make rero ni ukuvuga ngo niba uri umworozi ukabumva ko udashaka kurya ingurube kubera isoni, udashaka kurya ingurube kubera ko uzazohereza muri Kongo, udashaka kurya ingurube kubera ko muri Bibiliya handitsemo ko ingurube Yesu yazishyize nk'abadayimoni, kuki udaharanira gukomeza guha agaciro umusaruro wawe harimo n'inyama z'ingurube? Kuki none twabaho tutese ubundi harya ni ibihe byiza biri mu nyama y'ingurube? Inyama y'ingurube ni ikihe kiza kirimo? Mbere yanyu murahabona rwose inyama y'ingurube iryoshye kubi, ndasa n'iryoshye pe. Aha ni ku mworozi uhinga, harimo ibihaza, harimo iki, ariko turibanda ku nyama y'ingurube. Inyama y'ingurube uramutse uyitetse, ugafata inkono hamwe, inkono imwe ukayishyiramo inyama y'inka, indi ukayishyiramo inyama y'ingurube, indi ukayishyiramo inyama y'inkoko, indi ukayishyiramo inyama y'ihene. Inyama y'ingurube ishya vuba, izashya mbere y'izindi zose. Ikindi, inyama y'ingurube irimo intungamubiri zitandukanye. Harimo ibyubaka umubiri, yego n'ahandi birimo. Harimo amavitamine amoko yose, cyane cyane vitamine B12. Harimo imyunyungugu nayo ibamo. Hanyuma nta nubwo binagusaba gushyira nk'amavuta, kuko ubwawe yifitiye amavuta. Inyama y'ingurube rero nta mpamvu yo kwirengagiza ibi byose mvuze, cyane cyane niba ari wowe wayiyororeye, ari wowe uzi ibyo wayigaburiye, ari wowe uzi ko imeze, uzi ubuzima bwayo bwose 100%. Nta mpamvu yo kuvuga ngo ntabwo narya ingurube, kuko niba warayigaburiye nyine ibintu bibi, ushaka kuvuga ngo nayigaburiye ibintu bisinyine. Ariko ibyo ni bimwe mu bigize inyama y'ingurube, ni bimwe mu bituma abantu bakunda n'inyama y'ingurube. Ikindi n'ukuntu muri kuyireba, ntabwo inyama y'ingurube ari ya yindi bita ngo ni viande itukura, ngo ni viande rouge, n'igihe mu ndimi z'amahanga ngo ni inyama itukura, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuntu avuga ati rero impamvu aborozi dukwiye kurya inyama y'ingurube, ni iyihe mpamvu twebwe tworora ingurube twagombye no kuzirya? Ushaka kuvuga impamvu nyinshi, ugasanga ikiganiro kibaye kirekire, ndabona cyane abana kirekire, mu nyihanganire. Ubundi iyo uri umworozi ukora cyane, ibyo turabizi abasanzwe borora, urakora, uri umukozi ukora cyane. Uko gukora cyane rero bigusaba no ko ugomba kurya neza, ukarya indyo yuzuye. Ntabwo waba worora ingurube ngo ujye kugura inkoko, ujye kugura he buri gihe, kandi wiyororera ufite itungo ushobora kurya. Kurya inyama zituruka ku matungo yawe wowe ubwawe woroye ni uburyo bwo kwiyubaha no kwihesha agaciro no kwishimira icyo wagezeho. Uzi kuba woroye ugashyira, ukabona itungo rirakuze, rigeze igihe cyo kubagwa, ukabaga, ukarya, ugasangira n'umuryango wawe, ugasangira n'inshuti.
wishimira nyine ibyo wagezeho. Ikindi nanone iyo uriye ingurube nyine warayiyororeye byongera icyizere mu bandi borozi, mu borozi bagitangira bati hari aborora ingurube baduhaye ku ngurube, ingurube ziraryoha. Binagufasha no kwereka abakiriya nyine ko ibyo ukora ari byiza, ibyo ukora ubikunda. Umuntu yakubaza ati niba utarya ibyo worora ninde uzakugirira icyizere, ninde uzabigirira icyizere? Wenda bashobora kukugira icyizere kubera ko ari nta bitindaho cyane, ariko twabonye kuvuga tuti mureke turye ingurube tworora. Ntabwo kwinjira cyane muri Denmark kuko ni igihugu cyorora ingurube cyane, ariko ugasanga baranazirya. Bakaba barashyizeho n'iminsi, ya minsi yo kuri Noheli, ya minsi yo ku Bunani, aho kugira ngo bajye kugura inyama z'ahandi, abaturage birira ingurube zikomoka muri iki gihugu ntuyemo. Umuntu rero yavuga ati ese wowe unyumva kuri iyi saha nawe uri mu batinya kurya inyama y'ingurube? Murabona inyama y'ingurube ukuntu imeze imbere yanyu. Utinya kurya inyama y'akabenzi? Imbere yanyu murahabona umujene afite mikoro arimo arababaza. Murabona ingurube z'ukuntu ari nziza. Wowe unyumva kuri iyi saha utinya kurya inyama y'ingurube kandi uzorora? Tanga igitekerezo, cyandike hasi utubwire uti inyama y'ingurube rwose ntabwo nyikunda kubera impamvu zinizi. Hanyuma rero niba uri mushyashya iki kiganiro ukaba wagikunze kandi ukaba wifuza ibiganiro nk'ibi ngibi, wiyandikishe ku rubuga rwacu kugira ngo ubutaha ukurikirane episode ya 2. Muri episode zikurikira tuzarebera hamwe uburyo butandukanye bwo guteka inyama y'ingurube. Hari ugutogosa atari nka bya bindi dusanzwe, hari ugukaranga, hari ukuyotsa n'ibindi. Tuzajya duterera n'akajisho hano Denmark turebe uko babigenza. Murakaba yababwira ati rero mureke twubake umuco wo gukunda ibyo dutunze kandi tunabyungukiremo. Nabisubiramo, mureke borozi, ndabwira aborozi b'ingurube n'abandi bifuza kwinjira muri umwuga w'ingurube, cyane cyane abatazirya, ni mureke twubaka umuco wo gukunda ibyo dutunze, ibyo tworora kandi tunabyungukiremo. Mwakoze rero kuba mwafashe umwanya wo gukurikirana iki kiganiro cyerekeranye n'imirire y'akabenzi kidukangurira korora ingurube ariko tukanazirya. Mwari kumwe na Uwimana Patricie, mbifurije amahoro, mbifurije imigisha, Imana ikomeze ibagirire neza, naho ubutaha, bye.